Bakunze baza Ratunyuze TV twongeye kubasuhuza. Burya rero ngo kera Imana yiberaga mu busasamana bwa Ngendo ya Gisenyi. Bukeye irema abantu ibakwiza isi yose, ariko bamwe bagira abakire abandi bagira abakene. Abakire bahaka abakene. Mu bakene hakabamo umugabo witwaga Magirirane. Rimwe ngo azindukana n'umuhungu we Gashyende bajya guca umubaya wo gukenekamo umunyu. Baragenda no mu kibaya cya Busasamana aho Imana yiberaga, baca umubaya bamaze kuwugwiza barahambira barikorera. Kabaharamutse igihu bagenda batoratora imbere n'inyuma. Bagize batya babona igihu kireruyutse, Magirirane akebutse hirya abona umwezi urimo ikintu cy'umweru. Nuko arikanga abwira Gashyende ati dore kiriya kintu sha. Gashyende agikubise amaso aravuga ati ubanza ari ya Mana bajya bavuga ko yibera hano. Imana iramuhamagara ati Gashyende we. Gashyende ati karame Nyagasani. Ati subanza ari ya Mana ahubwo ni Imana nk'uko nyine ubibwiye Yesu. Magirirane yumvise ko ari Imana abwira umuhungu we ati ngiye kurwana nayo ukahave. Gashyende ati sigaho wirwana n'Imana. Magirirane aranga arahubuka yikubita ikibando. Atubona ngo urakiza abandi naho njye ukangira umutindi. Agiye kwiyongeza ikindi irashwekura, umuhungu we aramufata. Ati sigaho rwose wikubita Imana niyo yirirwa ahandi gataha iwacu i Rwanda. Magirirane aranga aramwiburungushura ayoma mu nyuma avuza induru ngo rubanda rw'abakene mvumbuye Imana ni mu ntabare tuyibaze icyo yaduhoye. Hirya no hino induru zirakorera, abantu barahurura, ari abakene ari abakire. Abakene bati iyo nyakunyagwa yatwambitse ubusa itwima amatungo nk'abandi. Abakire nabo bati yatwiciye amatungo itumarira abana. Nuko Gashyende biruka inyuma akomera ati rubanda rwose nimusigeho mwikwanga Imana. Abagore b'ibambe barikorera bamagana abagabo ngo boye gukubaganira Imana. Ay'ubusa abagabo baranga bayirukaho ariko ibereka igihandure. Bagaruka bakubita agatoki ko kandi bata amaherezo tuzabonana. Nayo irabahindukirana ati nzabatsembaho ndokore Gashyende wanyubashye n'abagore babujije abagabo babo kuntuka. Ihera ko ibahuramo ubushita bwa gihome burabarimbura, kuko rero hasigara Gashyende n'abagore n'abakobwa babo gusa. Gashyende abonye ko ari we wenyine usigaye yikurunga mu rubuga rw'abagore, basaka bakabatuka abagabo babo ngo nibo batumye n'abana babo b'abahungu bapfa, ahera akacika ajya mu ishyamba ahacindira yigumirayo. Abagore nabo babonye ko basigaye ari impehe bati iri shyano tugushije ni iriki. Baraterana bajya inama bati ubu ngubu tuzabaho dute tutagira umwami. Bajya inama yo kumwimika. Bajya ahahoze ari ibwami bahararuza ingoma zahoze ari iz'ingabe n'iz'imivugo. Bazijyana i Busasamana, bagezeyo bitoranyamo umugore we batambukije ubwiza n'amatwara witwaga Gashirankwanzi. Nuko baramwimika iry'ubwami bamwita Gishegabo. Amaze kwima atora abagore b'ingareho intore ze abita inshinzi, ziba ingabo z'igihugu cye n'abagore. Umugabo wazo akitwa Nyiragashibura. Inshinzi ntizimaze gutorwa zadukana urugomo rukabije, zahuka mu bagore n'abakobwa zirabavuruga zirabadiha karahava. Gishegabo si ukubatanga arasara arasizora. Gashyende aho yibereye mu ishyamba akajya yumva abagore bahita baganya ko Gishegabo n'inshinzi ze baciye ibintu mu gihugu. Bukeye haza umugore ari wenyine agenda yivugisha aganya atese bakobwa bakowe nka gipfakari Gishegabo n'inshinzi ze bazarokokwa n'uwamana ki. Gashyende aho yibereye aribaza ati ubwo uriya mugore ari wenyine uwamwegera nkamubaza ibyo avuga nabimenye mvaho, kandi nkarushaho kumenya uko ibintu bimeze hirya no hino. Nuko ava mu ndiri ye aza yomboka taritari aramutungura ati mbese uraho wa mugore we. Umugore arikanga akebutse asanga ari umugabo amusuhuje aramwikiriza ati uraho nyakugira Imana. Atese ko abagabo bashize mu gihugu wowe warokotse ute. Gashyende ati narokoye n'Imana itamanuzwa. Umugore atese ubaho ubundi. Ati nibera hano mu ishyamba narabahunze kubera induru zanyu ngo twebwe abagabo twabamariye abana b'abahungu. Umugore ati mbega twebwe aho turiho ingoma y'abagore ntitugeze ibuce. Gashyende ati si iyo ngoma y'umugore n'ingoma nyabaki. Nyamugore arakunda aramutekerereza
ati twabonye tubaye impehe twimikira umwami, twimuka umugore witwa Gashirankwanzi iry'ibwami tumwita Gishegabo. Tumaze kumwimika nawe atora abagore b'ingare abita inshinzi, none ariko zaturembeje. Yungamo ati harya wambwiye ko wibera hehe? Gashyenda ati sinakubwiye ko nibera muri iri shyamba. Umugore ati ngusabye rwose kunjyanamo tukirirwana tuganira, tugashirirana urwoba bwagoroba ngataha. Gashyenda nawe ati izo mana nazikuraho imboga zizanye. Nuko ntiyarushya atindiganya, dore ko ntawe usendaganya umusanga. Amuhonogererana muri iryo shyamba aho aciye inganda, bagandagaza muri iyo ndiri, baririrwana bimara nyirarigi. Bigeze nimugoroba Nyamukobwa abwira Gashyende ati mperekeza tujyane iwanjye tujye kwibana ruve muri iri shyamba. Nyamugabo atoya, abandi bagore bazakunyiciraho. Umugore ati humura nzaguhisha ntibazakubona. Gashyende yanga kumutetereza aremera barajyana, ariko agenda agononwa. Bahaguruka rubanda rushyizweyo, bagera mu rugo ntawe baciye iryera. Gashyende aruhagirwa, arasigwa, ararya, aranywa, araryama. Umugore ati ngaha nashira agahinda. Gashyende abaho izuba akajya aryotera mu gikari, ubundi akibera mu nzu. Umugore akamuhezura, akamuha ibyo akeneye byose, akamuha inzoga, akamuha amata. Gashyende nawe agakunda agakora umurimo wa nyir'urugo. Nuko haciye iminsi Nyamugore asama inda, hashize amezi 2 irakenkemuka. N'undi mugore buzuraga yamwitegereza akabona asa n'utwite, akibaza ati nyirakanaka iyi nda yaba yarayitwitishijwe nande ko nta mugabo ukiba muri iki gihugu? Nuko biramujija, ariko bikomeza kumwanga mu nda. Bukeye aramwihererana, atumva rero Mutanyagwa, rwose ngiye kugusaba ikintu kandi ntukinye mu kimwe. Mbabara ntumishe uko waje gutwita iyo nda, mbona ufite wayikuye he, yaje ite? Undi aho kumusubiza araseka. Mugenzi we aranga aramuhatiriza ati cyo mbwira. Bigeze aho ak'ubushuti karamugonda, aremera amumenera ibanga. Ati Nyagucwa we rwose ntacyo nguhisha, mfite umugabo nitoreye mu ishyamba, ndetse ngwino njye kumukwereka. Yitwa Gashyende ariko uzaryumeho. Nuko bajyana mu rugo, bahageze ati jya mu nzu musuhuze. Aturaho Gashyende. Gashyende yumva ijwi atari rya bene rugo, araryama ariyorosa aranuma. Wa mugore arongera arakutiriza aturaho Gashyende unyihorera urimo? Undi nonaha aturaho nawe. Umugore asatira uburiri yicara ku rwuriro, aramubaza ati ni wowe Gashyende? Undi ati ni njye. Umugore ati nubwo ari Gashyende ariko izina si ryo muntu. Gashyende ati ryabaye umuntu. Umugore ati wabaye Gashyende ntiwanshenze. Gashyende ati ibyo nabyo. Aramukurura aramwiyegereza, aramushyenda aramuzeza. Birangiye Nyamugore asohokana ibinezaneza, abwira mugenzi we ati Nyagucwa we uramfunguriye wowe ukabura icyago we. Undi ati ujye umara iminsi unyarukuze ngo ufungurire ubundi twibereho. Umugore ataha anezerewe, akajya amara iminsi agasubirayo. Gashyenda akamushyenda, ingwegwe rikabiryo. Bidatinze nawe arasama. Inda y'uwa mbere bimaze kuba nkuru, inkuru irakorerana igera mu bandi bagore. Igera n'ibwamikazi ati nyirakanaka na nyirakanaka bafite inda z'imvutsi. Gishegabo ngo abyumve arashega, atumiza abo bagore bombi ati nimumbwire uwabateye inda. Bati ntitumuzi, twabonye dutwite gusa. Bati mbese ariko ko mutubaza ubusa, hari umugabo muzi wahonotse mu gihugu? Nta mugabo, ni ishyano twabonye ritugwirira gusa. Gishegabo ati noneho ubwo wumva ari ishyano ryabagwiriye nimubabohe. Inshinzi zibatera ku ngoyi, umunigo sinakubwira. Ingoyi imaze kubarembya bati nimutworohereze tubabwire. Boroshya ingoyi, abagore bati dufite umugabo witwa Gashyende. Gishegabo arisamira hejuru abwira inshinzi ati nimuhurure muhutere munzanira ako Gashyende. Nuko umugabo wazo ari we Nyiragashibura azirangaza imbere no kwa Gashyende. Bagezeyo arababwira ati nimugume hanze ndamwikuriramo. Nuko yihina mu nzu amusanga ku buriri, amwirohaho araryama. Gashyende ntiyirirwa abaza, aramushyendagura.
Nyiragashibura amaze kunyurwa asohokana ibinezaneza abwira Inshinzi ati burije nimucumbike tuzamujyana ejo. Inshinzi ziracumbika, Nyiragashibura yiranira na Gakende bararikesha. Bukeye baramushorera no kwa Gishegabo, amukubise amaso asoma amusanganira, amusingira ukuboko amujyanira mu gisasiro cye, bibera iyo ngiyo. Ba bagore barasezererwa barataha. Umugabo wabo asigaranwa n'umwamikazi wabo. Ubwo inkuru ikwira mu gihugu ngo ibwami habonetse umugabo. Abagore babyumvise barashika, bageze ku karubanda barasakabaka bati nimutwereke umugabo wabonetse ino. Gishegabo yigira inshege ashegera kumwiharira. Arasohoka ajya kubamagana ati bagore nimwishuke, umugabo wabonetse ino ni uw'umwami ntabwo ari uwanyu mwese, kandi si uwenze wese. Abagore induru barayidehera bati turamushaka byanze bikunze, nimumuduhe natwe adufungurire. Nuko rumaze kubura gica, Gishegabo ategeka Inshinzi tabaguma gutera isahinda mu bahinde nibanga mu babohe. Ushyizeho akarimi bakamufata bakamuboha, ariko abasigaye ntibabikangwe, urusaku bakarurusha isandi bati nimumutwereke bishye binoge. Gishegabo abonye ko ibintu bigiye guca asohokana Gakende amushyira ku karubanda arangurura ijwi ati bagore dore umugabo wabonetse mu gihugu nguyu, nimumurebe ariko si uwo wenze wese. Abagore baza nk'iyagatera baramuhobera, baramusomagura, baramuterura, baramwerereza bati kaze neza uje mu bawe mugabo muzima. Gishegabo abibonye atyo biramurakaza, arabisha ategeka Inshinzi kumubambura ku mbaraga. Nuko ziramubambura zirabirukana zirabatatanya zirabahashya barataha. Bataha ariko badatashye badashizwe, baritsira bati natwe ibwami bagomba kudufungurira. Gishegabo amaze guca iteka yisubirana na Gakende mu nzu, bicara ku rwuriro rw'igisasiro cye, ategeka Inshinzi kurarira zitiraririje kugira ngo hato abagore batavaho bakangura urugo bakamusahura. Nuko burira abararira barararira. Ingoma nazo zirabikira umwamikazi yiryamana na Gakende ku mudendezo. Bukeye nabwo birirwana iyo ngiyo. Abagore nabo uko bagiye batagiye bazundukira aho ngaho barasakabaka bati natwe nimureke Gakende adufungurire. Bigeze aho akaryana mu mpuzu no mu ihururu karanga. Inshinzi nazo zirarikorera ziti Gishegabo araducura umugabo akaducura ibyiza ari twe twabizanye. Zijya inama yo kumwica ngo zibone ubusaranganya Gakende. Nuko zimaze kuyinoza ziroha mu nzu, ziroha ku gisasiro, zifata Gishegabo ziramwica kuko yigeze inshege agashegera kwiharira Gakende. Zimaze kumwivugana umutware wazo Nyiragashibura abanza kuryamana na Gakende, ariko we ntiyamwiharira, akajya abwira umukobwa umwe mu Nshinzi bakaryamana akamushyenda babana batyo. Bigeze aho Inshinzi zijya inama yo kumwimika ziti nta mwami w'umugore kandi harabonetse umugabo. Ingoma ziyishyira ku nama zihamagara abagore bose, akarubanda karasendera. Bimika Gakende ubwo. Iry'ibwami bamwita Magirirane, nawe rero Nyiragashibura arakomeza umugabo w'Inshinzi kandi ari nawe mwamikazi Mukamagirirane Gakende. Gusa nawe arya ari menge ntiyamwiharira nka Gishegabo. Akabareka bakamusanga akabacubiriza akaryana mu ihururu. Nuko biba bityo iminsi irahita indi irataha. Gakende ashyenda abagore n'abakobwa bari mu kigero cyabo. Bigira bitya abantu bongera kororoka babyara ibitsina byombi. Abakobwa bose barakunda babona abagabo. Abahungu bagira abagore babo n'umwami Magirirane abona ingabo nyangabo. Kuva ubwo ibintu biba Magirirane, umugore akagirwa n'umugabo, umugabo akanezezwa n'umugore, umwami akizihizwa n'ingabo. Sinjye wahera hahera ingoma ngore ya Gishegabo n'Inshinzi ze. Ngaho rero ahakomotse kwita abagore b'ingare Inshinzi, naho ab'inshege bakabita ibishegabo, bakabivugira ku mukobwa cyangwa umugore bashaka gucubya washakaga kwigira akaraha kajya he. Murakoze cyane.